rero iyo uhise uyifata ukayonka bifasha umugabo guhita ihaguruka vuba kuko bwa bushyuhe bwo mu kanwa iba yumva na rwa rugori rwayo ukomeza ugenda uyifata uyonka usa n'uyonka bituma yongera gutekereza uburyo noneho nayishyira mu gituba biraba bimeze. Muraho neza abakunzi batuza official, turaje nanone mu kindi kiganiro kugira ngo tuganire twungurane ubumenyi ubuzima burushaho kuba bwiza. Uyu munsi rero twaje mu kiganiro ariko ntago naje ni njyenyine, hari undi mukunzi wacu yakunze kumbaza ibibazo kenshi bigezeho turavugana kuri telefone ansaba ko twahura. Rero nashatse yuko kugira ngo ibibazo afite abimbarize hamwe namwe kugira ngo musubize namwe mubyumviraho, hari abantu benshi baba babyibaza. Niyo mpamvu rero nashatse yuko dukorana ikiganiro uyu munsi kugira ngo nsubirize hamwe ibibazo muba mufite, ntago ari we wenyine uba ufite ibyo bibazo. Shangazi, urabona neza? Uraho neza? Ko mfite ibibazo byinshi ra. Uri bisubiza neza byose. Birumvikana. Mfite ibibazo ubu sinzi numva nahera. urabona uhera kuko ntago ibibazo byose ufite. Rwose wirekura ubibaze, ndahari nka shangazi kandi ndagusobanurira uranyurwa. Aze duhereye nko kuri aka gato y'akamatsiko. Njye numva abantu bavuga ngo kurongora mu mukobwa ngo unanutse ngo biraryoha. Ni gute muri mu buye buryo ubundi biryoha? Yego, urakoze cyane kubaza icyo kibazo. Kurongora umukobwa unanutse biraryoha pe, kuko pose yose wamukoresha aba ayisangamo, ayisanzuraho, nta hantu na hamwe uba usanga yakunaniza. Yaba ari akinyuma, ahantu hose mbese wisangayo kandi nawe akayisangamo. Umukobwa unanutse rero aba atandukanye cyane n'umukobwa ubyibushye. Baba batandukanye cyane kuko umukobwa unanutse, abakobwa bananutse akenshi gashoboka, nta mukobwa unanutse wajya kurongora ngo abure kunyara. Buryo umukobwa unanutse iyo umurongoye imboro iragenda ikagera ahantu hose neza kuko nta kintu kiba cyamubangamiye, bikaba byatuma amavangingo aza byihuse. Wize nsubirizamo, abantu bajyaga bavuga ngo umukobwa unanutse ngo aba yarumye, ngo nta mazi ngo aba yumye. Akwise nsubirizamo. Ubwo tuvuye kuri icyo twahita tujya ku kibazo cy'abantu sasa babyibushye. Abantu babyibushye, ari abantu njya mbona babyibushye ku rwego rukabije. Naho nareba n'abagabo babo ukuntu bangana, avate se iyo bari mu gikorwa cyo mu buriri bari kurongorana bigenda gute? Ayishyiramo gute? Bakoresha iyo pozisiyo? Urakoze cyane. Ese umugore araryoherwa byagenze gute? Urakoze cyane. Rero hari abantu bafite abagore koko babyibushye cyane, usanga bagera no mu 100 cyangwa se bikanarenga. Ariko umugore ubyibushye burya kugira ngo azaryoherwe biragorana, ariko ntago bigorana cyane, kubera ko hari igihe usanga nk'umugabo, hari abagabo n'ubundi nabo baba babyibushye, ugasanga kugira ngo ajye hejuru y'umugore we biraba ikibazo. Ariko iyo ari umugabo uzi ubwenge, namwe mwumvireho, umugore ubyibushye ntago ari ngombwa yuko wamuryamisha ngo umujye hejuru. Umugore ubyibushye mufate umuheneshe, numara kumuhenesha use nk'ufata ikibuno cyiwe, kubera yuko biba ari umubiri n'ubundi, use n'ucyegeza hejuru gifatire hejuru ku buryo igituba cyose kiri bujye inyuma, ubundi umurongore neza. Icyo gihe azaryoherwa arangize kandi nawe uzarangiza neza cyane. Ubwo ni ukuvuga ngo pozisiyo ni ukumuhenesha. Ubu nta yindi pozisiyo? Iyo pozisiyo niyo ya mbere yagufasha nk'igihe wenda utashye unaniwe cyangwa se nawe avuye mu kazi, ariko mwisanzuye muri mu rugo, cya gihe nabwo mwiriwe mu rugo mu ka weekend, yaryama, yamara kuryama agafatira amaguru yose hejuru ku buryo n'ubundi biri bumusabe gushyira igituba cye cyose inyuma. Inyuma amaguru yayafatiye imbere ahagana ku nda, ubundi umugabo wiwe akamujya ahagana hepfo. Iyo pozisiyo nayo iraryoha cyane kandi izabafasha ndabizi. Kuko ngiye impamvu nari nkubajije gutyo, ngiye byigeze kumbaho
umukobwa ubyibushye araryama imboro yanga kujyamo neza neza idasunika wapi imboro ntigere mwagira ngo yagiyemo kumbi yifatiye mu matako ariko murakoze kunsubiza ubwo gahunda ni ukuzajya tubahinisha ariko hari ikindi kintu numvise abantu bavuze buriya abantu ibintu bavuga cyane ngo abagore nyine cyane cyane b'ababyeyi hari ibintu byaje basigaye barongorana ariko ngo umuhungu akarongoza umugore ngo ururimi ese ibyo bintu biryohera umugore bimumarira icyo ubonye aba bifitemo izihe nyungu urakoze cyane ubuse nyine mpita ntekereza wenda nagucemije amavu ati aryoherwa gute ururimi kaba ari rutoya kurusha imboro aryoherwa gute urakoze cyane rero kuri icyo kibazo nanone tubajije hari n'abantu babikunda cyane hari abagore babikunda cyane kuba wabarongoza ururimi ariko rero biriya bintu uburyo biryohamo urabona nk'iyo umuntu ari gukarisa uba wumva uri kuryoherwa ariko ntago hari ahantu biba bitagera nabyo rero n'ururimi niko biba bigenda kuko urabona ururimi ntago rwareshya n'imboro ururimi ni rugufiya cyane rero ururimi n'ubundi rugufasha muri karise kubera ko none se hari umugore warongoza ururimi akarangiza ntabwo ibyo bintu bibaho iki bintu bimufasha ni ukuryoherwa mu minota mikeya akaryoherwa kurushaho kuko n'umugabo iyo ari kugukarisa gutyo uko waryohewe umugabo igitsina cye kigenda cyiyongera kuko iyo akurongoye iminota mikeya nawe ahita arangiza kandi nawe ukarangiza bidasabye igihe kirekire njye narumvishe ngo hari ubuhungu barurongoza akanarangiza ruba byagenze gute ubwo ruba rwageze hehe ku buryo ururimi ruba ari rugufiya cyane rwose ntabwo umuntu yarukorongoza ngo urangize njye icyo kibazo nari mfite bavuga ati umugore ahubwo utazajya no kuryamana n'umugore ngo n'umurongozi ururimi ariko se abagabo nibaza ubundi inyungu abagabo baba bifitemo umugabo araryoherwa hasi ubundi bwiyamunyariye bigenda bite umugabo we rero impamvu abikora abagira ngo ashimishe umugore nta nyungu umugabo aba abifitemo ariko nawe abagira ngo byibura aryohereze wa umugore ajya arushaho kumukumbura n'igihe adahari ahora amutekerezaho nyine ati wa muntu akaba atajya no hanze kubikorera hanze kubera bwa buryo hamwumvana ubwo aho ngaho umugabo aba ari mu rwego rwo gushimisha umugore ni mu buryo bwo gushimisha umugore kuko birashimisha cyane ubwo aho ngaho rero twahita tuva kuri urwo ruhande tugahita tujya kuri kuriya kuntu umugore asisa umugabo ndavuga akarya imboro y'umugabo hariya naho bansobanuriraho gakeya ese bimara iki narumvishe ngo iyo umugabo arangije umugore ngo agahita ngo arigata imboro ye ngo bimufasha ko ugahita yongera agashyukwa vuba vuba ese ni muri urwo rwego nicyo bimara cyangwa hari ubundi mumaro yego nabyo birashoboka kuko nk'iyo umugabo imboro ye iguye arangije kugira ngo yongere guhaguruka bisaba kumukarisa cyane rero iyo uhise uyifata ukayonka bifasha umugabo guhita ihaguruka vuba kuko bwa bushyuhe bwo mu kanwa iba yumva na rwa rugori rwayo ukomeza ugenda uyifata uyonka usa n'uyonka bituma yongera gutekereza uburyo noneho nayishyira mu gituba biraba bimeze uko agenda abitekerezaho nabyo biraryoha cyane ku bagabo n'umugore utabikorera umugabo we icyo kintu kiryohera abagabo cyane ajya abigerageza abikore kuko nk'uko umugore iyo umurongoza ururimi bimuryohera niko n'umugabo iyo wonse imboro ye aryoherwa usanga hari abagore bavuga ngo ntabwo nakonka imboro y'umugabo ngo ubwo nandangiriza mu kanwa ubundi buriya iyo bamurangirije mu bigenda bite cyane cyane ko biriya bintu bituma umugabo arangiza vuba bishyushye cyane bituma arangiza vuba ariko hari abantu nanone ntabwo bateye kimwe hari abantu bagira isesemi cyane ko yatekereza ati biriya bintu ntibingera mu kanwa biragenda bite ariko si na ngombwa yuko yakurangiriza mu kanwa kuko umugabo uko arangiza bitandukanye n'uko umugore arangiza umugabo iyo agiye kurangiza ashyiramo imbaraga nyinshi gute utaba ubyumva wowe
kubera ngo kuryoherwa. mwitaze hoya umugabo aba aryoherwa ariko umugore iyo ari kuyonka ntabwo aryoherwa aba ari gufasha umugabo kugira ngo yishime. Numvaga mfite ibibazo byinshi ariko buriya wenda muzongera mbasabe nongere negeranye ibibazo mbasabe ikindi kiganiro, wenda muzanegurira ikindi kiganiro nzi nongere mbaze ibindi bibazo, kuko nk'ubu ngubu hari abantu bajya bumva ibiganiro mukora bakavuga ngo ni uburaya ngo ni iki, kandi hari ibiganiro biriya biganiro biradufasha kubaka ingo zacu. Ubu ndi umugabo mfite umwana umwe ariko ibiganiro mukora byaramfashije, byatumye umugore wanjye asigaye ankunda, nsigaye mushimisha mu buriri. Rero abantu ngenda ngira ngo numvishe abantu ko ibiganiro byose muba mutugezaho aba ari ibiganiro bidufasha, ahubwo dukwiye kujya tubitega amatwi ntitujajinge ngo uburaya ngo ibiki ngo amagambo ngo y'urukozasoni. Ntabwo ari amagambo y'urukozasoni, kuko icyo ni ibintu mutwigisha ni ibintu bibuze hagati y'umugore n'umugabo. Urwo rugo ntabwo rubaho. Niyo mpamvu natwe tuba twafashe umwanya kugira ngo tugende tubafasha uko mugenda mwungurana ibitekerezo, ibyo tubabwiye mukagenda mukabishyira mu bikorwa kugira ngo murusheho kubaka ingo neza. Rero nabashimira, nshishikariza na bagenzi banjye bakurikiza Tuza Official bose bifuza kuzajya babaza ibibazo bafite byinshi, kubasaba nabonye muri abantu mwumva, babasaba bakaza bakabaza ibibazo. Nabashimira, murakoze cyane. Yego nawe wakoze, ubarije n'abandi muri rusange kandi turagushimiye cyane. Ibyo byari ibibazo by'ingirakamaro kugira ngo n'abandi babimenye. Nkomeza gushishikariza abakunzi bacu gukora share, subscribe, mutibagiwe na comment ndetse na like. Turabakunda cyane, naho ubutaha.